bwire hariho imyumvire n'inyigisho zitandukanye zivuga ubuntu bw'Imana mu buryo butari bwo, kuko urukundo rw'Imana ni urukundo rubana natwe ruduhamagara kuva mu byaha, rudukundisha ibyiza, ariko dukwiye no kumenya ko mu rukundo rwayo Imana irinda ubusugire bwayo, Imana irinda icyubahiro cyayo, ku buryo kandi ikintu kimwe mu byo dukora gituma tuvogera urukundo rwayo ni ugutekereza ko Imana yahisemo kubana n'ibyaha. Oya, Imana ntihitamo kubana n'ibyaha. Nizere kumeze neza, nizere kumeze fresh, by'umwihariko kubana natwe cyangwa se udukurikirana kuri Gospel 250, kandi by'umwihariko wamaze kugira gute, umaze gukora subscribe. Rero byaba byiza nawe nimba utarayikora ukayikora, ukinjira mu muryango mugari wa Gospel 250. Gospel 250 kibereyeho rero nuko iganira ku ijambo ry'Imana, ikaganira ku buhanuzi se, cyangwa se tukagira byinshi cyane tuganira ariko bifite aho bihuriye na gospel, by'umwihariko ku makuru agiye atandukanye. Mubana nanjye rero Valerie hano kuri Gospel 250, kora subscribe udushyigikire nibyo koko, ariko tujye tubana gatanu ku kandi ku makuru agiye atandukanye ariko afite aho ahuriye na gospel muri rusange. Uyu munsi rero nzanye inkuru idasanzwe. Nimba mvuze inkuru idasanzwe rero ubwo ntisanzwe koko. Hari byinshi cyane biri kuvugwa ku itorero rya ADEPR, mwagiye mubona amatangazo cyangwa se mubona ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga, kimwe nk'abandi ba YouTuber cyangwa se aba content creator, by'umwihariko cyane bavuga ku bijyanye na gospel, mwagiye mubibona inkuru zigiye zitandukanye, ariko icyo nje kubabwira by'umwihariko ADEPR izanye impinduramatwara ziremereye. Harimo bimwe byo gushima n'ibyo koko, ariko harimo na bimwe bitari kuvugwaho rumwe, abantu benshi cyane batari kubyishimira bitewe naho n'uruhande babujyamiyeho. Ariko rero mbere yuko mbyinjiramo ndagira ngo mbanze babwire ikintu kimwe kiruta byose mu bigiye kugaragara cyangwa se ibigiye kugaragara mu itorero rya ADEPR. Ni byinshi rero ADEPR, hari byinshi igomba gushimirwa, by'umwihariko binyuze ku muyobozi wayo Ndayizera Isaie. Tugomba kumushimira tukamuha amashyi cyane yuko yazanye kimwe mu bikorwa bimwe abantu benshi cyane batajyaga babyumva kimwe, batajyaga banemera pe. Bamwe mu bayobozi bagiye bamubanziriza sindi bubasubiremo, ariko by'umwihariko tumushimire yuko yabashije kubona umugore cyangwa se akabona imbaraga ziri mu mudamu, akabasha kumuhaki, akamasha kumuhereza agaciro kamwe nk'abandi, by'umwihariko abagabo murabizi ko aribo babaga aribo bapasitoro. Ariko inkuru ishimishije cyangwa se inkuru inejeje abenshi, by'umwihariko bashyigikira gender balance, bamaze kugira gute, kwishima bigendeye yuko uyu mugabo yamaze kuvuga yuko cyangwa se agiye kwimika abapasitoro b'abagore. Ubu tuvugana bakaba bamaze kugira gute, kwemerwa. Ni byinshi rero, reka mbere yuko mbyinjiramo neza mbanze mbabwire kuri byinshi bigiye kugira gute guhinduka, ariko ni byinshi, nibyo koko, nibyo. Hari batazabyishimira, hari abazabyishimira, bazabivuga mu buryo bwinshi, ariko nibyo koko. Reka mbihere rero imuzi n'umuzingo babwire icyo inama y'uyu munsi yanzuye, by'umwihariko ya ADEPR yari iyobowe na Ndayizera Isaie, umuyobozi mukuru w'iri torero. Umuyobozi w'iri torero rero yakoze inama ariko iba kuri Zoom. Kuri Zoom rero ni urubuga cyangwa se ni ikoranabuhanga, ni kwa kundi mukora inama abantu badahari, mukabikorera ku matelefone se, kuri murandasi, ariko by'umwihariko kuri internet. Ariko by'umwihariko ikintu cyari kiri muri iyi nama cyari impinduramatwara. RGB murabizi ko ari byo yasabye amatorero, sibyo? Mwagiye mubibona, sindi bisubiramo deep ngo mbyinjiremo, ni byinshi ibyo yagiye isaba amatorero. Ndagira ngo mbabwire ko ADEPR ni imwe mu matorero igiye gukora, by'umwihariko igiye kunoza ibyo RGB yabasabye binyuze mu miyoborere cyangwa se mu kuyobora itorero. Murabizi neza ko abapasitoro ba ADEPR cyangwa se harimo benshi cyane bagiye bimikwa mu gihe cya kera hatarakazwa ibintu bijyanye n'amashuri. Ubu tuvugana 300,000 cyangwa se 3,500 bamaze kugira gute, guhagarikwa, bamaze kubikirwa imbehe, ikiswe umushahara cyangwa se ikiswe kubaho ubuzima bwa buri munsi. Barashaka undi murimo w'amaboko bakora cyane bigendeye ku kibazo cy'amashuri. Murabizi ko hari abagiye bimikwa kera bafite umuhamagaro se, bafite ukuntu Imana ngo yababonekeye ikababwira ati mugiye gukora umurimo w'Imana binyuze muri ubu buryo, ibintu nk'ibyo. Baza gufashwa n'itorero ADEPR irabimika, bibaha akazi,
ubu icyo nababwira abo bantu bose bamaze kugira gute kubikirwa imbehe, bagiye gushaka iki akandi kazi bakora bigendeye kuri cya kibazo cya nouveau d'étude cyangwa se ku rugero rw'amashuri ufite. Barashaka abalisansiye, barashaka abavuga Imana ariko baranyuze bate, baranyuze mu ishuri bajijutse. Hano nabasomeye itangazo mu gihe cyashize ADPR igira gute ishaka abajene mu itorero aho ubarizwa ukagira gute ukajya kwiga, ikagufasha itorero rikagushyigikira ukajya kwiga, bakashaka abantu bagize bate b'intiti, abantu bashaka bagira bate babwiriza Imana ariko bataranyuze mu ishuri. Icyo ni kimwe rero, ni 3,500 tuvugana imbehe zabo zagize gute zavuyeho cyangwa se imbehe zabo zahirimye, reka mbivuge muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo rero barashaka kandi kazi bakora. Icyo ni kimwe kitari kuvugwaho rumwe hangaha, bavantu benshi cyane bari kuvuga ati ibintu ntabwo byari bikwiye, aba bantu bakagombye kuba bagize bate bari bufashwe mu bundi buryo, bagashaka ibindi bintu bakora cyangwa se ibindi bintu babapangiramo akazi, nibura basi nk'abantu bakoze akazi gakomeye bakoreye itorero ariko batagenda muri ubu buryo. Ibyo bintu rero ni ibyo bamwe bari kuvuga, ariko ntibirengagize yuko RGB yagize gute yabishyizeho nk'itegeko cyane yuko ishaka abantu bavuga Imana baragize bate bize. RGB na ADPR ubu tuvugana, ADPR igiye gukora ibyo RGB isaba, ibishyigikire kandi ibigendemo neza. Narabibabwiye ngo muri iki gihe turasenga nibyo, ariko tugomba gusenga ariko tugakurikiza amategeko ya leta kugira ngo tube abarokore ba nyabo. Tugomba gukora n'ibyo leta igeze gute yifuza, ntabwo tuzabaho kugira ngo duhangane na leta, tugomba kubaho mu buryo bwo kugira gute bwo kugira ngo twuzuzanye nayo, ntitube abantu bayirwanya binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugomba kubaho tuyishyigikiye mu buryo bwo aribwo bwose. Rero iri ni ryo tangazo RGB yagize gute yarekuye ADPR, ikaba nayo ubu ngubu yamaze kunga mu rya yandi matorero amwe namwe yagize gute yegeza abisezerera, ariko igiye kwangaja cyangwa se igiye kwinjizamo abapastoro bize by'umwihariko biganjemo igitsina gore. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nkishimangira neza kijyanye n'abadamu bagiye kwimikwa. ADPR ni rimwe mu itorero ryari risigaye inyuma ritagira abapastor b'abagore, mwabibonaga. Ubu ngubu ndababwira cyangwa se ndabamenyesha yuko abapastor b'abagore bamaze kwemerwa, basigaje gusengerwa, igisigaye bakerekwa amatorero bagomba kugira gute kujyamo kandi bakayayobora, bakabasha kuvuga iki ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibyo bintu rero byose tugomba kugira gute kubishimira cyangwa se kubishyigikira. Iyo ni gahunda y'igihugu. Nimba umusaza cyangwa se Perezida wa Repubulika arashizeho gender balance, niho hano byari bisigaye honyine. ADPR yagize gute yabihaye umugisha, nabyo igomba kugira gute kubishyigikira. Niyo mpamvu tugomba gushimira uyu mugabo Ndayizera Isaie, nubwo hari byinshi byo kunenga, abantu bamwe babinenga, bajya mubona benshi bikirwa imbehe mu buryo cyangwa mu buryo mwe cyangwa ubundi mu buryo bubatunguye, abantu benshi cyane bakabinenga. Ni byinshi byanengwa ariko hari n'ibyo gushima. Harimo ikindi tugomba gushimira uyu muyobozi, nuko yabashije kuha agaciro k'abasaza bamwe by'umwihariko bari bagejeje igihe cya pansiyo, bakajya muri pansiyo, bakabashiraho n'uburyo bwo kugira gute bwo kujya babona agafaranga cyangwa se ikigo cy'ubwishingizi. Icyo ni ikindi. Murumva ariko ni byinshi cyane byagarutsweho, ariko icyari kibanzweho uyu munsi kwari kugira ngo bagere bate bahagarike abantu batagize bate batize cyangwa se badafite amashuri. Icyo kintu nagumye nkigarukaho cyane. Ni kimwe mu kintu kigiye kuzahira gute kuzirukana abantu bamwe mu matorero. Mutazatungurwa rero bamwe bagiye kwijandika cyangwa se gukora ikintu gisa nk'ari nko kwigumura ku mbuga nkoranyambaga, bavuga cyangwa se baseviya iri torero rya ADPR bite n'izi mpinduka. Ntibirengagize neza yuko nicyo leta isaba aya matorero. ADPR rero ko yateye intambwe igashyigikira icyo amatorero ayisaba, ntango twagira gute twayitera amabuye. Iri gukora ibyo leta yifuza, kandi nababwiye ko umurokore muzima n'ukora iki ibyo leta isaba, ntabwo twaba ducengana nayo. Nakomeje kubivuga. Ibyo bintu rero byose ni ibikubiye muri izi nama ziri kuba, ariko mutaza gutungurwa cyane abadamu bagize bate bagiyeho. Hari abafite ikibazo cy'uko abadamu ngo imyenda ngo bazambara iki, ngo nta mupastor w'umudamu uzabasha kwambara ngo ishapure cyangwa se ngo kuba yagira gute. Ndabamenyesha ko n'ibijyanye n'imyambarire bigomba guhinduka. Bimwe mwamenyereye ngo abadamu ntibakambara ipantaro
imyambaro bagomba kuyambara, amakote bagomba kuyambara, nibyo koko bagomba gukorera Imana, ariko bagize bate imico n'imyifatire igomba guhinduka. Ibyo rero n'abatemera impinduka bakaba bazi ko tukiri muri cya gihe cya kera, igihe kirahinduka, ibyo bintu mugomba kubimenya mukabyakira. Igihe kirahinduka, niyo mpamvu mugomba kubaho mugize mute, mugishyigikiye. Mugomba gushyigikira itorero ryanyu, mukarisapotinga, mukemera impinduka mu bihe, kandi ibihe birahinduka. Rero ibi byose rero mugiye gutungurwa, mubona abadamu bahindure n'imyambarire, ku buryo mugomba kugira gute, nta mudamu uzajya kubwiriza yambaye igitenge, cyangwa se bizaterwa n'imyambarire iriho, ariko bagomba kugira gute, kwambara amashapure, bakambara iki, byose bigomba guhinduka. Mugomba kubona izindi mpinduka. Hari izindi ngiye kuzababwira ku gihe cy'ejo cyangwa se muri ino minsi. Ni byinshi cyane biri kugenda bitangazwa muri itorero rya ADEPR. Rero mukomeze mubane natwe mukora subscribe, ariko ndabamenyesha yuko harimo byinshi bibi wenda mutagishimira nk'abantu, ariko hari n'ibyinshi byiza. ADEPR tugomba kuyishyigikira, ni itorero ryacu kuva kera. Murakoze cyane rero, mukomeze mudushyigikira mukora subscribe hano kuri Gospel 250. Tubane gatanu kandi murumva yuko ADEPR iri kuzana impinduka, ariko tugomba kuzibamo kandi tukazakira, tukabashyigikira. Nibyo koko, nta kundi twabigenza n'itorero ryacu. Murakoze cyane.